Yes. Reka nze mbasuhuze. Reka tujye kuri kamera yacu noneho mbereke uburyo ushobora kwiyandikisha kuri iMarketing ukoresheje link naguhaye munsi y'iyo video. Sinzi nimba urimo kuyibona. Ni iyi video, iyi ngiyi yitwa gutya. Ugiye kuri channel yanjye ukandikamo, urayibona ni video yanditseho iMarketing sobanukirwa iyi business online. Reka ngusabe ngo ujyeho ubashe kuyumva yose mbere yo kuniyandikisha, umenye ibyo ugiye gukora, niye business ugiye gukora, yungukite, ikorite. Nurangiza ugahita ujya kuri no link iri hano hasi yayo, handitseho koresha iyi link uhabwe $50 yo gutangiza. Reka noneho tudatinze mbereke uko umuntu yiyandikisha. Ujya kuri no link iri hasi ukayikoraho. Iyo uyikozeho ikujyana kuri page ya iMarketing. Reka ifunguke mbereke icyo ukurikizaho n'ibyo ugomba kwitondera kugira ngo bitakunaniza cyangwa se ntubone ya 50. Iyo bigeze hano urayireka ikamara guteresharja, downloadinga, kugeza naho aka video ukabona kaje hano. Urakabona aka video kari hano gasobanura, ushatse waza kumva nyuma. None ukajya kuri kano kantu ka mbere. Urakabona kano kantu ka mbere kameze nk'ubwonko. Ndabisubiramo, aka kantu kameze nk'ubwonko ukagakoraho. Aha rero n'ukwitonda, ntabwo uhita ushiramo mail yawe. Ndabisubiramo, hano ntabwo uhita utangira kuzuzamo kuko ntabwo wowe urimo. Urabisimbuka ukajya munsi hano yawe handitseho I don't have an account. Aha ni uza gukanda nk'umuntu ugiye kwiyandikisha bwa mbere. Ntugire icyo wuzuza hano. Ndabisubiramo, ntugire icyo wuzuza hano. Urahita ujya hano munsi, reka tuhakanda. Dore ibyo ikuzanira ni ibi ngibi. Iyi ni ya link ibona hejuru hano, ni ya link iguhesha ya 50. Ukuzuza amazina yawe. Ndongera noneho mbyitondere, hari ahandi hantu nza kukugira icyitonderwa. Ahabanza handitse name urashiraho prénom yawe, ahakurikiraho urashiraho no yawe, warangiza hano ukuzuzamo email yawe. Nari nyitwaho nayanditse. Iyo ugeze hano uramanuka noneho sasa icyitonderwa hano ugiye kuzuzamo mot de passe yawe uzajya unakoresha ugiye kwinjiramo. Mubwire yuko hano urimo kuyikora wizere ko harimo inyuguti nkuru, harimo inyuguti ntoya n'umubare cyangwa se n'ikindi kimenyetso kimeze nk'iki cya art cyangwa se akadomo. Igomba kuba ari mot de passe, ari password igizwe n'ibintu bivangitiranye kugira ngo ibe irushijeho kuba ifite umutekano. Bigusubiremo, hano harimo icyitondero. Koreshamo mot de passe irimo inyuguti nkuru, inyuguti ntoya n'umubare bishobotse n'aka nubishaka, ariko haze kujyamo akantu nk'akadomo cyangwa se ndabisubiramo kuko kimbitinzeho bino. Nuko nutangira kubikora utabyujuje bwa mbere, iratangira ikubwire ko ibyo wakoreshe bitari byo. Nunabisoza itangire kuguhitishamo ibintu by'amashusho, ngo hitamo no mashusho tubone ko utari robo, ngo gira gutya. Biba bitangiye gusa nkaho bigoranye. Kugira ngo ibyo byose rero ubyirinde, nibwo buryo bwonyine urakoresha mot de passe isobanutse, irimo inyuguti nkuru, inyuguti ntoya n'umubare, kandi utaza kwibagirwa ukaza kuyikoresha no hasi yawe kuko uraza kuyongera kuyisubiramo. Iyo ugeze hano uhita wibuka ugakora kuri aka kantu, aka gakaro karimo hano, ukemeza. Ibi ni kugira ngo uze kwirinda ko biza kugutangira kugusubirishamo ibindi bintu ntaguhamo ibisobanuro, kuko iyo utabyubahirije gutya ugashyiramo inyuguti code yawe idafite imbaraga, idafite umutekano, iraza kugusubiza ku bintu byo guhitamo amashusho, ngo hitamo amashusho asa, ngo hitamo voilà. Ibyo rero kugira ngo byirinde ukoreshe buno buryo nkubwiye kuko ni ibintu maze kugerageza. Tujyane rero 5 kuri 5 ukemeza. Iyo umaze kwemeza, dore kiza gukurikiraho nuko uhita wemeza noneho hano kuri register, noneho enregistrer. Reka tuhakore urebe konte yacu iraba irangiye. Hano konte irangiye, uzi neza ko nta bindi bibazo biza kuzamo.
bya bindi rero nibiramuka bikubayeho uraza kuba utubahirije amategeko nakubwiye hejuru, bitume mu bisobanuro naguhaye ntacyo nakumarira usibye gusigara wirwanaho. Dore konte yacu yafungutse, irobo yacu iri hano. Ikindi cy'akarusho na ya 50 murayibona hano, ya 50 yacu yaje hano. Iyi 50 nkuko muri video ya mbere nabasobanuriye, iyi 50 nyuma y'amasaha 48, nyuma y'iminsi 2 ushatse babibara gutyo, niyo iza kumanuka ikinjiramo hano kugira ngo ikoreshwe. Irinjiramo hano noneho itangira ikoreshwa. Uzayibona hehe? Uzayibona ibyo ni ibindi bisobanuro sinshaka uno munsi. Intego yari yo kugira ngo mbereke icyo ugomba gukora. We ntago byafunguka kuko ntago video, ntabwo ino konti yari yagafunguka ya 50 itari yakamanuka. Reka noneho nkwibutsa kandi kantu kamwe, sinzi nimba zikirimo, nubikora kare ikarite ziraba zikirimo ku mafaranga make. Uhita wibuka ukajya hano kugira ngo ukomande ya carte yawe izabasha kukugeraho ukajya ubasha kuyikoresha igihe icyo ari cyo cyose. Umuntu uza kubona ino video nasohoye ni ya mbere mbisobanura, murabona ko ikarita zigiye gushira. Nta minsi hasigaye 10,000, nimba nzi kubara neza, niba atari ni 10,000. Nuvuga ngo ugahita wuzuzamo amazina yawe, ukayuzuza ukemeza hano, ugahita ukomanda. Urahitamo igihugu, uzuzemo amazina yawe, nurangiza uhite ubikora ubisoze. Reka rero ntabatindiye, abanza urashiramo preno yawe kuko abazungu buriya bagira ibyo bita no de famille, aribyo twe twita ngo izina ry'ababyeyi, ariko ugasanga tutarihuje kenshi. Warangiza ugahitamo igihugu cyawe hano, cyangwa se ukaba wanayishakisha no mu buryo busanzwe, ariko jewe najyaga mbikora gutyo sinzi kibaye. Turebe igihugu cyacu ngiki kirimo hano, ubwo uwo biri kubifasha. Urabona ko u Rwanda rurimo, ukemeza hano. Wamara kuhemeza ugahita utanga komande ya carte yawe. Ikarita yatumijwe, uvuga ngo la demande précommande de la carte cashback a été soumise avec succès. Donc ibi birarangiye, nuvuga ngo gufungura konte mu ncamake ni ibingibi. Reka se rero nkwereka ishusho nonaha mfite jewe kuri konte yanjye byihutirwa. Reka ukibuka noneho ibindi byose uzagenda ubibona hano. Reka se nkwereka ishusho kuri konte yanjye kugira ngo biguhe ishusho y'ukuntu birimo kugenda. Urebye video ya mbere hashize iminsi mikeya, n'iyi ngiyi urahita ubona ukuntu jewe mpagaze n'ukuntu amafaranga agenda yiyongera. Ugiye kujyamo buri gihe ujye utegereza yuko irangiza kudownloadinga aka video kaza. Ubyibuke neza, iyo katari kakaza nta kintu baba babasha gukora. Bakabona biraje binjyanye hano. Buri gihe ujye ukoresha aka kantu kabanza kameze nk'ubwonko. Nubu umaze kugira konte bizajya bita bikujyana hahandi ho kuzuzamo email yawe. Video ngiye kuyigira ndendeho gatoya kugira ngo mbashe kuba ishusho ku bantu bari bubone ino video bwa mbere, ariko ndabasaba ngo mujye kuri ya yindi. Dore uwo nafungurije nguyu hano. Dore none konte yanjye jewe iri hano. Warangiza ugahita wuzuzamo password yawe. Ntukibeshe, nujya wibesha izajya bikwereka. Ubizirikane uyandika ahantu, ugahita wemeza buri gihe. Ukemeza yuko utari robo iri gukora ibingibi. Warangiza ugahita uloginga in. Biraterwa n'ubushobozi bwawe, ndabisubiramo kenshi. Genda utashaka kushoramo amafaranga yagira icyo ahungabanya ubuzima bwawe. Iyi ni business, ntabwo ari urusimbi. Urusimbi ni homboka. Ibi rero urajyanamo nabwo ubwenge, kuko nuhumiriza amaso ntabwo ndi responsable. Okay, dore jewe rero uko mpagaze kuri uyu munsi. Dore hashize iminsi mike cyane, kandi nkubwira ngo hari ukuntu ndimo ndashiramo amafaranga make make. Urabona nashyizemo 15. Aya ngaya kanyagushushanyiriza hano, niyo mu gihe yaba yatinze irobo yanjye iragenda igasinzira. Urabibona ko yasinziriye, ndanabikwereka hano. Urabona ko isa nyisinziriye. Ibi rero
ubishoboye wabyirinda kuko hari igihe ugira amahirwe robo yawe ikaba ifite performance cyangwa se uburyo irimo gukora vuba vuba wayisubiza inyuma. Ni mu minsi mike cyane maze kubonamo aya mafaranga kandi maze gushyiramo amafaranga yewe hari 50 bamaye, hari 22 nashizemo nyuma yaho, hari na 15. Urumva nawe rero ushobora kubikora gutya, banza ushyiremo 50 usobanukirwe uko bimeze ni bande banguriye. Turebe abanguriye n'amafaranga banzaniye. Aya ni amamarke agenda ngurira umunsi ku wundi, uzagenda ubona ninde waguze. Kanigezeho video hano kandi kanunza kubabwira kari ngombwa cyane. Dore uyu yaguzemo ibintu mbonamo amasantime 16 ku itariki nyine abahaguze abantu batatu, itariki 10 benshi ahubwo ku itariki 10 dore abantu bose n'abaguze ku itariki imwe. Dore ya minsi kugira ngo aya mafaranga yose abe yakwinjira muri konti yanjye, konti yari haruguru muri cashback. Dore nuvuga ngo kuva ku itariki 10 kuko nanagize benshi ku itariki 10 gusa haguzemo abantu benshi. Itariki 10 okay, urabona ko harimo aya 3 hafi 4 ukagenda ugasubira haruguru haguzemo abantu benshi. Aya mafaranga yose rero ubona aya ngaya kanya kwereke birabifata byose, ariko n'uyu murongo aya mafaranga yose nayo umunsi umwe. Nuvuga ngo abiri yangahe birazamuka iki azinjira ku itariki 10, ariko bizagenda bitandukana bitewe n'iminsi buri marke cyangwa se buri brand ifite iminsi yagennye kugira ngo ibe yakushirira aya mafaranga muri cashback yawe. Dore nk'uyu nguyu afite iminsi 21, 48, 30, 48, 19. Aya yose aracyari amafaranga ategerejwe anatante azagira igihe akinjira muri konti yanjye. Akandi kantu ndabereka amafaranga yamaze kugeramo ariyo yaya ubona hano, nshobora kuba nabasha gukuramo mugenzi wawe nujuje iminsi 90 ariyo mezi 3. Dore reka mbereke amafaranga amwe mu yamaze kwinjira aho yaturutse, shaka kugira ngo byihutirwa kuba biri mu baguze mbere. Dore n'igihe ninjiriyemo, voilà, dore urabona iyi ni approuvé niyo mafaranga bano bari bafite iminsi mike yo kuba banshiriramo amafaranga, hinjiyemo 4, 5, 1, hafi 6. Uvuga ngo ugereranije n'igihe ninjiriyemo cy'itariki, ndabibasubiramo, itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu nibwo ninjiye. Business ni uko imeze, gendana ubwenge, uri muri bakuru. Ikintu cya mbere mugomba kumenya nuko muri responsable, ntabwo ngiye ndimo kwereka opportunité zihari, nukuzisezisa nk'abantu bakuru. Okay, reka mbabwire nti naho utaha ndizera ko ibyo nababwiye byabagiriye umumaro. Asigaye mutibagirwa gukora subscribe, ndabisubiramo, mukore subscribe kugira ngo video zijyanye n'ibi zose uko umuntu ashyiramo amafaranga, uburyo umuntu abasha kuyakuramo, nzagende mbibamurikira hano uburyo nkoresha kugira ngo nawe utazajya uca inyuma ugakoresha message ko ntabwo nabasha kuzisubiza, ahubwo nagushiraho video zisobanuye uko ngiye nshobojwe. Imbaraga ziterwa namwe ari uko mukoze subscribe na share. Nkabona ko abantu benshi mwitabiriye, nkabasha nanjye kugira izo mbaraga zo kubikora ko bifata umwanya. Murakoze cyane, naho ubutaha.